izuba rya mu gitondo ndibona buri munsi ineza itemba uruzi narayibonye wamubabara wo mwibanga Yesu yarawumaze ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruraririmba rutini wo kwiriye ishimwe izuba rya mu gitondo ndibona buri munsi ineza itemba uruzi narayibonye wamubabara wo mwibanga Yesu yarawumaze ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruraririmba rutini wo kwiriye ishimwe impano y'ubuzima yakomotse mu ijuru ku muremyi wanjye impano y'ubuzima mahoro y'umutima nayahawe nk'isezerano ridashira sindinya ubuzima oya 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 kuko umwami Imana imenyera byose yandiza kwiheba iyamaye Yesu izampa n'ibindi ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro imigisha y'abariho ibyo yakoze nibyo bikomeye uri umunyamahirwe kubugihumeka uri umunyamahirwe kubugihumeka uri umunyamahirwe kubugihumeka. Haleluya. Hano nabonye ari abamama bagomba kuvuga cyane. Ndasaba rero madamu avuga amagambo yose tugomba kuvuga. Hanyuma ni numva hari akantu yasize ndaza kukongeraho ariko no munsi mwiza w'abamama. Mureke tuzamure ibiganza dusuhuzanye kandi dushimye Imana ko yaduhaye n'amahirwe yo kubana namwe. Kandi uyu munsi utandukanye n'indi minsi twigeze tuza hano. Apostle yabivuze mureke gusa mbashimire ko mwadutumiye kudutekereza byonyine. Igikundiro umuntu kubona umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bamukunda. Nukuri ntabwo bituruka ku miryango yacu, ntabwo bituruka kuko tuba tumeze gutya iyi physical appearance. Imana yonyine niyo igitanga igikundiro. Rero ndabashimiye kuba mwadutekereje mukadutumira. Natwe rero twaje ndagira ngo rero madamu muhe umwanya avuge avuge atagira ibyo asigaza kubera ko ngo ndibuze kubivuga nyuma oya. Abivuga ibyo agomba kuvuga ninumva hari akantu yasize ndaza kukongeraho kandi ndizera ko turi bunezeranwe cyane. Imana ibahe umugisha. Yes. Hari igihe umuntu abura ikintu avuga kandi bihari byinshi. Ndashima Imana cyane ko ngiye gukandagira hano hantu. Narababwiye ko njya mvuga cyane ari mu gaspeed ukuntu kunyumva neza no kubatega amatwi neza. Nzajya nsemuraho aho avuga ntimwumve. Ajya avuga yihuta cyane. Hari ikintu ntekereje mu kanya nari niciye hari ahantu natekereje ikintu gikomeye. Ni iby'agaciro gakomeye kugira umushumba nka Apotre
bajya baca umugani ngo wambaye ikirezi murabizi muzi ikintu mubona nacyo icyambere namurebye mpera ku musatsi ngera hasi uzi kuba mwiza hose guhera kugera hasi ntabwo mvuga mu mwuka ndi kuvuga imbere gutya kugira amahirwe ukaba mwiza guhera kugera hasi noneho warangiza igikomeye kuruta ibindi byose ukabona mwiza n'imbere mu mutima noneho ikirengejeho muri byose ugatunga Kristo akavuga amagambo ari kuvuga hano hantu umurebye ubundi ntabwo bisanzweho kubona umuntu mwiza cyangwa iyo uzi kuri mwiza ngo utere neza nimara ukorera Imana ube apotre ntabwo bisanzweho ntibisanzweho mu by'ukuri akenshi satani yagushuka ukibaza ngo nuko ndi mwiza reka ahubwo njye mu by'isi kugira ngo ubwiza bwanjye bugeze umusaruro ariko kuba mwiza warangiza ukuba mwiza imbere warangiza ukakorera Imana ukavuga amagambo y'Imana apose Imana gomugisha reka mvuga akandi kantu kamwe ndibuka nkaragira hano hantu nje gutanga ubuhamya ko twapfushije umwana umwe twari dufite wenyine apfata arwaye wenda hari abatari bahari apfata arwaye namubyaye naragowe ndaza hano ariko mbwira Imana ngo sinzasubira hari ahantu Imana ngifite kino kibazo narongowe ntari muto cyane ntabwo nari muto abenshi ntabwo bakunda kuvuga imyaka y'abakuze nari muto ariko njya nabyicuza cyane niba ugifite amahirwe kuba uri mutoya uzarangorwa hakiri kare nibyo byiza twakundanye nawe nk'imyaka nk'ine iyo ndamubwira nti ntabwo rwose byavamo ngo njye nkora ubukwe ngo njye mva mu rugo ngo njye ku ishuri ntwite nzabanza nige ndangize kaminuza tubone gukora ubukwe nawe arankundira kuko n'akazi ntabwo kari kanini cyane nta kari gahari ushobora kuba yarabyemeye kubera ko nta bundi bushobozi yari afite nta bundi bufobisi yari afite tuzamura Uwiteka icyubahiro arangije kubyemera ndarangiza umunsi narangije harenze nk'amezi kangahe dukora ubukwe ariko dukora ubukwe ntihandi narangije nta kazi twembi ntako ariko turavuga tuti aho imyaka igeze mureke dukora ubukwe nta kibazo Imana irahari izadutunga kandi twaba twizeye Imana gusa kuko numvaga umugabo neshaga naramubonye umugabo usa kuriya ufite impano y'Imana umugabo mu marembo umugabo ariko njyewe mvuze ngo mbahimbire indirimbo umugabo yanditse Nukuri kw'Imana mwakumirwa amagambo y'Imana mu kanwa ke mwakumirwa ngo amafaranga se niki ntacyo yarambwiye Nukuri kw'Imana kandi icyo gihe agatanu nari umukobwa w'umusirimu icyo gihe ubu ngubu nuko nabyaye byinda biraza ko nari umusirimu icyo gihe nagiraga akamodoka ka mukecuru wanjye karavafo yagiraga abantu benshi bibashaga ngo kari akanjye kandi byaye kari akamukecuru ariko nyine nkakagitemberana mu mujyi nkakataba akavuga ati umusirimu ari hano abantu bose bambwira ati umugabo uzashaka azameze ati uko babona akandirimbo bakavuga ati uyu nguyu noneho amavuta afite n'amafaranga afite umugabo azameze ati babona nzanye umugabo udafite akazi ariko ufite Imana ndavuga nti nubwo utagira n'umwenda wo kwambara ariko amagambo y'Imana ava mu kanwa kawe haleluya nije waundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira agarutse
turekeye maze avuga ubuhamya. Bwana sifiwe. Tubanze ndaza kugira iyo ndirimbo nyuma ibyaye. Noneho rero dukoze ubukwe dutura ahantu mw'abantu hahantu wategaga moto ukagera wituye hasi nka kabiri kubera ko impamvu twatuye nuko hari amazu ahendutse uvuga ati nta kibazo inzu ya 70 muri Kigali nta muntu ukuntu yari imeze hakunyira kubera ko nari yari ntacyo yari twaye maze arambwira turavuga tujye muri andi muntu maze arambwira ijambo rimwe ngo hari andi muntu rutingiye hari indi shyamba ukeneye kujyamo siri kuko nabwo tujya ahantu nyine mu biti mu ishyamba ati iri shyamba rirahagije uko yareze iri mu ishyamba nyine kubera ukuntu hari habi ako numva umutima wanjye uranyurwa sinumva ko nkeneye ibindi kuko yafataga gitari agacuranga ngo akavuga ngo rukundo rw'Imana rwaduhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi rwadukuye mu rupfu ruduha ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubyibagirwe cyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami haleluya twaririmba gutyo nkumva nta kibazo mfite na kimwe cyuko konte nta kintu kiriho ntacyo byari bimbwiye n'ukuko Imana pe kandi ndakiranutse imbere y'Imana siniganyiraga sinavuga ngo se ko bukese ndambara iki yafataga gitari twaririmba nkavuga ni sawa ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ndavuga ni byanga byakunda dutinze kubyara ko numvaga nzabyara vuba vuba tutinze kubyara none tujye kwa muganga turagiye kwa muganga kwa nyine nkwaya njya kura mugabo twa Espoir hari abantu bamuzi ndamureba arambwira ati ufite amezi angahe umaze igihe kingana iki amezi 4 atako abagore b'iki gihe uracyari make ye utegereze bizabiza nta kibazo subiyeyo ukwezi kwa gatandatu ndasama numva kabisa noneho Imana injire neza igize neza numva ni sawa kabisa ndasama ndatwita nyine bisanzwe amezi 7 ngiye kwa muganga ati tension yasaze Mwemara simbarambere mwihangane ati tension umuroro watse ndavuga nti okay noneho nta yindi option no gukora turamuprovoka tumvanemo umva nta kibazo pfa ko umwana yemeze neza nta kibazo se yashika ndagiye ko ubushobozi ntabwo ari nabwinshi cyane nyine ndagiye se yashika kuri mituweli kandi nta kibazo bintwaye numva nta kibazo baramprovoka ndabyaye maze kubyara ati nta ni kujya muri kuveza mwese murabyumva ko ariko bigomba kugenda ngiye muri kuveza mara amezi ayo muri kuveza muri kondisho za kuveza sinazibabwira zari mbi ko ndiko nageze namwe barambwira ngo nta bitanda byashize gusa indi option hari nemwe uzajya utaha mu rugo wawe uhereza amashereka cyangwa hano hanze naho ari abandi bahari byurara hanze ntacyo bitwaye ndavuga nta kibazo ndara hanze nararaga hanze gose kandi nkumva mfa ko mfite umwana nta kibazo ariko nawe ni nkaho twabanaga ko yangeraga buri saha amezi barashize ati tugende mutahe baransezena ndatashingira mu rugo numva atakuzajya mufubika ugira bambwira ndabyubahiriza byose uko byakabaye ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu twatarabona akazi umva turiga mu rugo twembi arabyuka arakina umwana hari umwana atangiye guseka mwumva nyine kabisa ibintu barabahembye byarakomeye hari n'abandi bari bagifite kuza kuduhemba nyine mwumva ari ibintu byiza amezi 5 n'ibyumweru 2 ayerekwa kina na se mu nzu isati ndagiye nta kibazo ndamunkeje ndamuryamisha bisanzwe ndicaye mu nzu kajyana uyu umwana wa mbere arahamura nuko karunguruka usanga araryamye kagaruka hashya masanga karunguruka
mbona none watinze kubyuka ngenda nguruka ngiye kumureba sanga n'umuntu udaheruka byarangiye sinamenye nege byarangiye kera nta n'umutwe yararwaye nta kintu na kimwe kumbyusa ngo yonke sanga byarangiye kera ukuntu byangendekeye sinababwira ko byangendekeye numvaga ibintu biri kuba ndi kurota nkaza nkikoma ndi kurota cyangwa byagenze bite simbyumve ndamwiruka nkanyishogena twarimutse dutuye hafi ya mama ngiye mfashe iyo modoka ya mama nirukanse no kwa muganga Kanombe ngeze barambwira ati Nukuri wihangana mw'abantu mwe mfata umwana wanje ndavuga ngo mana ntekereza no sanagiye nyura nkorera Imana ndavuga mana ahangana ibuka hano ibuka umutima wanambwira ati vuga amagambo Imana irabyibuka muzure kameme ndavuga muganga ageze aravuga ati muzane wahamutse arambara mutwara ndaheba ndataha nkuramo isomo rimwe ko nibusaga Imana ngo wibuka hano se nagiye mvuga ndirimba ngira gute iyo dukorera Imana ni inyungu zacu cyane kudukora inyungu z'Imana hari kuvuga ngo Mana ngo kubereka njyewe ngo ndakwinga ndakora ibi ugushikame je umutima ndirimbo nicyo gihe yanditse iradutunga iyo ndirimbo ugushikamije umutima iratujyana umwaka ako turavuga tuti buriya uyu wenda ntiyari wacu ariko Imana yagiye ndatonongera nsame vuba umwaka urashize muri mu nzu umwe uzikuba mu nzu yigeze umwana mukajya mutaha mugasanga none ntawe urimo mukarebana gutya kandi ikindi mbabwira mujya mupfa n'ubusa iyo hari ikibazo mufite mujya mupfa n'ubusa gusa ndashimira Imana nabivuza no kuri ma social media zatandukanye uyu mugabo yambereye imfura niyo mpamvu mukunda ndamukunda yambereye imfura mw'abantu mwe nta munsi n'uyu mwegeze ambwira ati yewe byanze kubera iki byatinze ko wari uri hano wewe umwana agiye urebaye nta munsi n'umwe abimbwira ahubwo yabonaga iyo ndabaga ndi muri crise kabisa y'umwana akambwira ati hangana Imana izakora ihangana Imana izakora nibyo buzima twatubaye twebwe ariko tukaririmbira Imana kanihute turagiye umunsi umwe njya kuririmba ahantu bantumira kuri Mirako apostle abyibuka bantumira kuri Mirako aha Giporoso ngezeyo sanga apotre bamutumiye nawe yaje mbona apotre yaje mbona haje n'umugabo nyine pastor waho sinibuka ukuntu yitwa Samedi maze kuririmba madamu we arafata ingwino tugusengera ngwino araba ngwino apotre agusengere agukoze ibiganza ndapfukama kwa gupfukama kwanjye mbwira Imana ngo Mana uzansubize muri women hahandi hari mpagaze gushima Imana kuri kino gitangaza apotre antambika ibiganza ndamupfukama imbere ndapfukamye andambika ibiganza arasenga Nukuri njyana kwizera umutima wanjye igitangaza umwaka wa mbere washize ndatwise bwa kabiri wa kabiri wa gatatu n'amezi 3 niko cyagenda agiye kuririmba aho hantu nta nubwo yari yasigaye arangije andakundambika ibiganza ndagenda mu rugo hashize ukwezi kumwe muzamure icyubahiro uzamura amaboko yawe uyazamure kabisa wumve ko ahetse haleluya Yesu ndakwizera
haleluya. ndangije ndagenda ndatwita ndabyara mbyara umwana muzima. ndavuga ngo nzagaruka hano nje n'uwo munsi ya pasiteri yaravuze ngo nubyara ngo uzaze gushima Imana kwa apotre. ndabipanga lockdown ititeramo lockdown ijyamo ndavuga nti uko byagenda kose niba batangira gusenga nzajya kwa apotre gushima. icyo gihe rero ama turavuga ngo nije wundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira. nije wundi wahoraga imbere yawe nuzuye amaganya. Hallelujah. Wowe wankuye w'isoni, umvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiye, wampaye icyo nasabye. Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa nuza kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, n'umukozi n'umukozi w'umuhanga. Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora. ariko uzamura amaboko cyane, uzamura amaboko cyane. Ariko mana we nubwo ndagushimiye igihe nkirimo kubipanga kuzaza gushima hashize amezi atandatu numva ndarwaye, numva simeze neza muri corona. mbwira mutwara nti numva ntameze neza, ubanza kuba kwicara hamwe byambangamiye cyane. tujye kwa muganga. umuramukazi wongera ngo atari ko wagiye ukagura akantu k'ipimo ukareba. ndavuga naho ya myaka ntabwo irashira, satani ni mubi, ya myaka ntabwo irashira. ndavuga ntakose 500 ni make. hagati aho ngaho n'umukozi Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora, Yesu arakora, narabibonye. Yesu aca ndabihamya. Yesu arakora. hagati aho ngaho Fosco iraje ati dukeneye zimwe n'urusengero. twarabaririmbyi basanzwe, abaririmbyi basanzwe. ariko Fosco mureheruka bazi kuba dimini wari ahantu bose bati Ben arabikwiriye. bamuhaye akazi, ubushomeri burashize. sawa twagiye
naho ndavuze nti sasa amezi atandatu ashize ngiye kwipima nsanga ndatwite waka n'umukozi nsanga ndatwite narabya mukobwa ndagiye ntaho ndashima ndagiye ntumva gusa ibinezeza muri njyewe sinavuze ngo uko nwese kare ngo urabona njyewe apotre no ntibibaho apotre n'isengesho yambwiye ngo uzabyara abana ngo kandi benshi ndagibuka yarisenze hama njye kwifungisha njyewe ntago birimo ndagenda byenda kwa muganga yarambwiye ngo ese mada ngo uragarutse uko ari vuba ryatari ngo uragarutse ntinaje Imana ifunguye iba yafunguye ndara umwana w'umuhungu mwiza haleluya haleluya hagati aho ntaramubyara Nadine Imana imuha umugisha harimo umugisha hari umugore w'umurundi kazi uba muri Sweden wenda azabikurikirana biri bintu Imana ngo umugisha nk'ibya rimwe arambwira ati kuko sinigeze mpagarika amateraniro kuko nzi ko umwana namukuye ku Mana sinahagaritse kuririmba nzi ko cyampaye umwana naragenda nkavuga nti Imana n'ubundi nari iruhande rwiwe uramutwara arapfa sibyo nubwo namugumira iruhande gutya ntago namugarura ushaka kumutwara nubwo nagenda ni wowe murinze kuyo mpamvu rero nzagenda njye ku murimo wawe nawe ndabera ibyanjye mu rugo rimwe arampamagara ati ni umudamu dukunda cyane ati indirimbo zanyu ampamagaye ndamwitaba ufite kasike guke kuri moto ntacyo byari bimbwiye moto ntacyo bimbwiye kasike gutya mutambwira ndi kuri moto ihangane baba ati nta kibazo ndamuhamagara nyuma arambwira ngo umukozi w'Imana kugenda kuri moto ntago bijyanye haleluya ntibijyanye none mwabyumvishe ngiye kukublessinga nanjye kubera ko indirimbo zibavamo ngiye kubaha umugisha nanjye n'umukozi Yesu ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu narabibonye Yesu ndabihamya Yesu aravuga ati ngiye gushaka amafaranga namushakisha yandi aduha amafaranga tugura imodoka Imana impaye abana Imana aho nzajya batwara ngiye kubakingiza ngiye gusenga Nukuri tuzayigwa inyuma icyo gihe rero kubera corona ivanga iby'amateraniro mbura ukuntu uza gushima nimugoroba nibwo apotre ampamagaye ndambwira nti apotre hari ahantu ndi gukora muri iyi minsi arambwira ati ndi gukora muri iyi minsi ndi gukora arambwira ati mugomba kuza ariko abivuze mu buryo busa nkaho ari akaraka afite ntabwo ari aho muri iyi minsi gusa n'akazi ariko mana ndangije ndambwira nti apotre ampamagaye kandi sinshobora nubwo haba ari gahunda imeze gute mbwiye umukoresha wanjye nti uzamurusha cyangwa ntuzaroma ati nzaruguha ubu niko mumbona ahangaha ubu naje mvuye ku kazi abandi bakora Hallelujah!
kugira neza. Apotre ndagushimiye. Ntabwo mfite ikintu naguha gihwanye n'isengesho wansengeye. Ntacyo. Ariko gito mfite kivuye ku mutima w'urukundo. Kandi kivuye ku ishimwe. Shimira Imana kubyo Imana yakunyujijemo. Imana igumugisha. Niba uri bugure irindazi. Oya Apotre ari n'amandazi. Niba uri bugure sinzi icyo uri bugure. Ariko Imana igumugisha. Ciye bugufi cyane imbere yawe. Uyu mugabo rero ashobora tubyara uwo mwana mutoya hari indirimbo yanditse. Ariko none yandika mu Giswahili. Aravuga ngo Mungu akikupa najua atakuongeza, akikubariki kweli utashangaa. Oh, wewe tulia na ukafanye hesabu, mimi najua hakika utaweza. Iravuga ngo ngimana niguha ngo ndabizi kizakongera, ngo niguha imigisha akikubariki, niguha imigisha uzatangara. Twaratangaye mu rugo iwacu. Wewe tulia na ukafanye hesabu, mimi najua hakika utaweza. ngo uzatuze gusa ukomeze ubare, ubare imigisha ukafanye hesabu, ukomeze ubare, ngo ariko ndabizi nubwo uzabara ntabwo uzabishobora. Imigisha y'Imana ni myinshi. Igihe cyose ugufite ubuzima nkubwije ukuri, igihe ufite ubuzima cyose uracyari umukandida wo kugera kuri byose wifuza. Izuba rya mu gitondo ndibona buri munsi, ineza itemba uruzi narayibonye, wamubabara wo mwibanga Yesu yarawumaze, ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruraririmba rutini wo kwiriye ishimwe. Izuba rya mu gitondo ndibona buri munsi, ineza itemba uruzi narayibonye, wamubabara wo mwibanga Yesu yarawumaze, ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruraririmba rutini wo ukwiriye ishimwe. Impano y'ubuzima yakomotse mu ijuru ku muremyi wanjye. Impano y'ubuzima, mahoro y'umutima nayahawe nk'isezerano ridashira. Sintinya ubuzima, oya oya oya, kuko umwami Imana imenyera byose, yandiza kwiheba. Iyamaye Yesu izampa n'ibindi. Ubuzima ni ubwa mbere, ifeza n'imyambaro, imigisha y'abariho. Ibyo yakoze nibyo bikomeye, uri umunyamahirwe kubw'ihume, uri umunyamahirwe, uri umunyamahirwe kubw'ihumeka, uri umunyamahirwe, uri umunyamahirwe kubw'ihumeka. Ongera uzamurire nimara avuga ijambo rimwe nawe nk'umutware gahorogo ntiwo bishoboka ko ubwira utavuze. Arakoze cyane, reka tumukomere amashyi, nawe ni umumama mwiza. Amen.
hari igihe Imana iyo ikoze ikintu mu by'ukuri hari igihe biturenga, kandi hari abantu benshi bashobora kuba bajya batekereza ko ibintu tuvuga ari amagambo y'abarokore, igipindi ngira ngo ni terime ikunda gukoreshwa n'abantu nubaha cyane, abasirikare. Ariko munyemerere turambura ibiganza. Haleluya! Haleluya! Hari igihe nk'uko twabivuze, hari igihe twahagaze hano, ariko ahangaha ngira ngo niba nabashije gukurikira ijambo neza, ngira ngo none icyo gihe twari mu gihe nyine igicu cyatuvuyeho, ngira ngo hari simbizi, kuko twari hano tutarabyara, dusa nkaho nyine turi mu bihe byo kubabara. Uti? Na mama wanjye yaramaze iminsi. Na mama we yaramaze kwitaba Imana. Ni ukuvuga twari mu bihe bigoranye. Ariko munyemerere mbabwira akantu kamwe kantangaje cyane. Nuzajya ubona urasenze ukabona Imana ntirimo kugusubiza uko ubitekereza nuko ubyifuza. Mu by'ukuri ntabwo ari uko Imana ibitabyumvishe, kubera ko Imana yumva ibintu mu buryo butandukanye n'ubwacu. Nk'uko wavanga ukagera hehe, ukagera sinangiye kuvuga muri Kongo, nk'uko wavanga ukagera ahantu kure ibintu bihabanye. Imana turimo tuyisenga ngo iduhe urubyaro, icyo gihe nari mfite agakredi ko muri banki. Noneho Imana irambwira ngo ugende ubanza urangize kredi, nuyirangiza, ndimo ndababwira ikintu Imana, kandi mbabwiza ukuri mpagaze imbere yanyu. Sylvia turaziranye cyane, ariko nubwo tuziranye ntabwo nababeshya ngo ndi umuntu usanzwe nsenga Imana ikagira ibintu imbwira byinshi. Hari ukuntu ijya inganiriza mu buryo busanzwe, ariko sinjya nerekwa n'umuntu waba afite icyifuzo ngo musengere ngo mubwire icyo Imana yavuze. Ntabwo nakikubwira, ntabwo njya, Imana ntijya ibimbwira, ijya ibimpisha. Mutagira rero ngo ndi umuntu usenga ngo nkabarondora, ntabwo nshobora kubarondora nubwo wangira uti, ntibishoboka. Noneho rimwe ndimo gusenga, nta nubwo nasenze actually, nta nubwo nasenze pe. Twagiye ahantu turi itsinda rya alarme, noneho kubera ko twari tugiye mu masengesho ahantu ikanyarira, ndavuga nti sinshobora gufata icyifuzo cyanjye kiri personal ngo ngitware kandi twagiye nk'itsinda, ubwo naba ntangiye kudeviya. Ndavuga nti reka ahubwo icyanjye ngihere mu rugo, ndacandika ku gapapuro, ndavuga nti ningera ikanyarira ndashaka ahantu ngiseseka, nindangiza nkomeze muri gahunda za alarme bisanzwe. Ariko kubera ko nari nizeye ko Imana ishobora kureba ikintu icyo ari cyo cyose, noneho turimo dusenga, tuzamuka dusenga gahunda za alarme nyine murabyumva namwe, twari twagiye nk'itsinda dushaka guhura n'Imana. Noneho tugeze mu musozi haruguru, numva nk'ijwi ringaniriza pe, numva kabisi ikintu kinganirije. Ntabwo ari nka bya bindi nsanzwe nsenga nkumva umutima wanjye hari ukuntu ubaye inspired. Numva hari ikintu gisa n'ikintu kinkoze nko mu bwonko, gisa n'ikinkuyeho nk'igitambaro ku maso, kirambwira ati ariko urabizi murashaka umwana vuba? Ni cyane. Urumva nahise nsubiza vuba, ni cyane. None se genda mubanze urangize iriya kredi ufite, nurangiza umunsi uzayisoza uzayirangiza, umunsi uzayirangiza, mwaba mubizi mwaba uko ndimo kuvuga ni kwijwi ryambwiye, nta kintu ndimo kunyuza ku ruhande ngo mvuge interuro uko ijwi ritambwiye. Mwaba mubizi mwaba mutabizi, umudamu wawe azaba atwite. Mwumve rero mbabwire, mushatse mwakomera Imana amashyi menshi. Noneho ikintu nashatse kuvuga, Imana ntitekereza nk'uko dutekereza pe. Noneho ndaza ndamubwira, ariko ndangije ndatekereza se ibintu ngiye kwigira umuntu wahishuriwe, ibi bintu ndavuga, ariko ntangira gushyira muri logique z'abantu. Kredi ihurira he n'umwana? Wowe wakubwira ngo kredi ihurira he n'umwana, wowe wambwira uti wajya gusaba nushaka reka tubigire umubyeyi wawe, wajya kuyisaba umwana ikakubwira ngo banza ugende wishyure banki? Nari mfite se gahunda yo kwambura banki? Ntayo.
noneho ikintu gitangaje umunsi twashoye icyo gihe rero twahise tuvugana turavuga rero ubwo ruko nkuko bigenze sibyo twari dusigaje nka miliyoni n'ibihumbi magana angana niba ari 800 simbyibuka neza turavuga none ubwo ari uko bimeze rero kubera ko dushaka umwana vuba dushyire speed mu kwishyura aya mafaranga nitangira gute maze Imana nayo igikubwira ibintu yarangiza ikongera igagucira n'inzira ikagwira ati gira gutya yarangiza yonyine icyo gihe nta kazi nari mfite ariko yahise izana utuntu tw'uturaka ntazi iyo tuvuye noneho nagira cyangwa nkakora ikiraka nkabanishyuye amafaranga nkakora ikiraka nkabanishyuye amafaranga ngira gutya noneho mu mezi hari mu kwezi kwa 12 miliyoni n'ibihumbi 800 tuyishyura mu mezi 4 kuko mu kwa gatatu twari twayirangije noneho muri uko kwezi kwa gatatu rero ndabivuga kubera ko muri aba mama yaramaze umunsi twadepoje amafaranga ya nyuma hano muri banki ya Kigali hano mu mujyi muri beka yaramaze iminsi 10 irenzeho kuri za gahunda nyine z'abamama noneho twebwe tukibwira ngo njye nahise mubwira ntashobora kuba yaragize ikibazo sinabihuje ngo nibuke mvuge ngo uzi ko ya mafaranga tuyarangije sinahise mbihuza ndavuga nari gushobora kuba yaragize ikibazo genda uzajye kwa muganga uwo munsi tujya kuririmba ahantu muri Serena twarimo ducuranga muri Serena turirimba noneho nawe asigara ajya kwa muganga ageze kwa muganga ati ndaje nyine mu mvure sinzi ikibazo nagize nararengeje iminsi sinzi ikibazo nagize nawe ubwe ntiyumvaga ko ari Imana yakoze ariko ndibuka ko uwo munsi hari kuwa gatanu kuwa kabiri ari bwo nge nawe twadepoje amafaranga muri beka ya nyuma noneho navuze inkuru ndende sinabarambiye ariko ndayishoje urebye noneho turacuranga turangije nawe ajya kwa muganga ageze kwa muganga barambwira ati madame urimo uratubwira ngo ufite ikibazo ati mfite ikibazo nyine murabyumva ati none se ufite ikibazo gute kandi tubona utwite urumva nawe biramugora kubyumva akabwira muganga asubiramo uvuze ngo iki nuko barambwira ati turabona utwite felicitation okay barangize abafashe imodoka aje nk'umuntu nyine w'umusazi ufite ibyishimo byinshi azi ngo aje kumpa surprise rero noneho ko ryaje ngo aje kumpa surprise Dr. kubera ko twari tuziranye ahita ampamagara ni mu museke ngo Dr. arampamagara nako menya ari we wampamagaje telefone ya Dr. sinitaba kubera ko nari ndimo gucuranga noneho arangije ahita afata imodoka araza nsanga Serena kurya aje Serena nanjye tugiye mu gapoze mfata telefone mpamagara wa mudokiteri muhamagaye ndambwira ni wambuze ati ntabwo ari njye wakubuza ati madamu wawe warukoresheje telefone yanjye ati ahubwo felicitation nasanze atwite madamu nawe ari mu nzira ngo aje kumbwira ibintu mbese nuko rero yaraje yagera muri Serena nkamwitegereza mbizi kuko yaraje yicara nyine hahandi abantu baba bicaye natwe turi ahandi turimo turirimba akomeza turirimba nkamwitegereza nkabona nyine afite ibyishimo byinshi ariko nyine nk'umuntu utazi ko mbizi nuko turangije turasoza gucuranga twinjira mu modoka turataha ariko tukagenda mu modoka numva nyine arimo ambwira utugambo twiza mbona nyine afite ibintu byo guseka cyane ariko nyine nkavuga mu mutima ndega ndabizi nushaka witonde ariko nanjye namubereye umuntu mwiza sinigeze mubwira ko nari mbizi naramwihoreye kugira ngo angaragarize nyine ayo marangamutima ye ndamwihorera turagenda tugera mu rugo twinjira mu cyumba nkabona nyine afite nk'ukumbwira ijambo nanjye nkasa nyine nkaho nta kintu gihari nkasa nuko kugera igihe nyine yabimbwiye nyine nanjye mpita mwereka nyine ko mbaye excited cyane nuko ibintu biba birashyushye noneho rero icyo nashatse kubabwira nubwo ndimo kubasetsa mw'abantu mwe credit ihurira he n'umwana Nukuri ntaho pe hamwe njya ntekereza nkanabwira madamu nkambwira birashoboka ko Imana yabonaga wenda turi mu bushomeri nta kazi twari dufite gafatika ikabona ninaduha umwana wenda turaza no kugorwa kumurera ayo mata y'umwana araboneka bigoranye ibiki kavuga ati ariko mwabanje mugakura reka mbanze n'abakurireho ibi bintu biri mu nzira noneho mbone mbaho umwana rero
noneho rero wa mwana tumaze kumubona ni wa wundi erega Imana yishubije nawe amaze kugenda muri bwa buryo yabivuze cyokoze Imana ni nziza pe tuyiramburira ibiganza. Haleluya, haleluya. Ariko ko numva se natinda tuyibyine gatoya. Aca 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 umukozi umuhanga Yesu arakora icyubahiro Mana. noneho Imana nanivuze ngo ni nziza. Muri ibyo bihe nagiye mu bintu bimeze nk'ububyutse, ngira umuriro wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kabisa. Ndasoma ijambo ry'Imana, ndarisoma cyane ko ntari nanafite n'akazi nirirwamo. Ndarisoma, ndasenga ndi mu rugo, ndarisoma, ndangije ndi muri uwo muriro. Noneho rero icyo kintu kimeze nk'igikompora kiragwa umwana wacu ahita agenda gutya mu buryo. Ariko nyine nkumva ibyo ari byo byose nanone mfite imbaraga, ndumva imbaraga z'Imana. Ndakomera wa Mana waranteguye, wari umaze kunshyira mu bihe byiza, none dore ikintu kibaye. Ndavuga nti wa Mana hari icyo uzakora, uko byagenda kose hari ikintu uzakora. Ndangije ndasenga mbwira Imana, ni ukubera iki wampaye umwana maze kumumpa ntari nagira ikintu namukorera ahandi umwana yavuga ati dadi uze kunzanira ikintu iki, nibura ntahe muzaniye akantu. Yari akiri umwana muto utaragira igihe cyo kuvuga. Kubera iki ushobora kumpa umwana akagenda nta kintu ndamukorera? Nuko ntangira kwibwira nti Imana ibyishimo byanjye biragiye ibintu bye. Ndangije nongera numva ijwi kuva naba ni kabiri maze kumva iryo jwi. Kuva icyo gihe ngasenga umutima gusa wanjye ukambwira ati buriya nyine Imana yumvishe reka nigendere. Ariko uburyo navuga ngo numvise amajwi atandukanye n'ayandi njya numva ni kabiri mutazanshaka irya gatatu niriza wenda Imana izaritanga. Noneho Imana irambwira ati reka nkwereke rero ndi muri uwo mubabaro Imana irambwira ati ariko reka nkubaze, urababaye? Ndavuga nti ndababaye, umutima wanjye uraremerewe urenda guturika. Anshi irambwira Imana irambwira ngo byajwe, ngira ngo ni yayandi yabaga bajya atemba rimwe noneho Imana irambwira ngo ntubabaye. Ndavuga nti ndenda gushwanyuka. None irangije irambwira ngo ni amafaranga angana gute nshobora kuguha uwo mubabaro ugashira? Murumva nari kuyibwira gute? Narayibwiye ngo nta mafaranga nta mubare ubaho w'amafaranga wampa ngo nezerwe napfushije umwana. Imana rero irambwira mwumva ikintu rero igiye kunjya ariko wa Mana turagukunda. Ikintu rero igiye kunyigisha cyarantangaje. Irambwira ngo none uyu mwana wawe yari amaze amezi angahe? Ndabibwira ngo yari amaze amezi 5 n'ibyumweru nka 2. Niba uyu munsi utabona amafaranga yagura ibyishimo by'umunota umwe, uratekereza ko ari ibyishimo bingana gute, bihenze gute naguhaye amezi 5? Amezi 5 utaha mu nzu wasaze uje kureba umwana, utaha wanezerewe, uwo munezero urumva we wawugura iki? Noneho ndakunda rero ntahura ko siko Imana nyine yampaye umwana kugira ngo ambere ibyishimo amezi 5.
ariko mpitamo n'inge mbyakira nk'ikintu cy'igiciro gikomeye ntashobora kubona ibiguzi. Ntangira kumva nyine meze nk'umusazi, ahubwo uzi ko nta n'ubwenge ngira. Njye nayibwiraga ngo nta mafaranga yagura umunezero w'umunota umwe. Noneho inyeretse, noneho yari igiye kunyereka ukuntu noneho yo yampaye umunezero w'amezi 5. Nta kigenda cyanjye, ariko icyo nshima Imana mw'abantu, icyo nshima Imana, ndashoje. Twari kuvuga ibintu byinshi, ndavuga akantu gatoya, mureke mvuga akantu gatoya. Iyo umuntu ari mu gihe kigoranye, hari abantu benshi bajya bagusengera, hari n'abandi benshi batajya basenga bagakora ibindi binyuranye no gusenga, kubwira amagambo mabi. Hari umuntu wigeze kuvuga, aravuga ngo Ben na Chance ntibazongera kubyara. Noneho abivuga ari na kure muri Amerika, ariko abibwira umuntu w'inshuti yanjye magara, wa wundi wahanga ku mutima. Maze uwo muntu aramureba gutya mu maso, niko yarambwiye ati naramurebye gutya mu maso, ndamubwira ngo ni ukuri kw'Imana bazabyara. Nta gihe kitagira iherezo, nta joro ridaca, ahari bwaba bwije kuri wowe, witegure ko bucya. Wa munsi wawe wategereje, dore ukugezeho, kugira bw'isezerano wasezeranijwe. Ndashoje rero. Urumva iyo nshuti yanjye irahinyuza nyine, iravuga ati ibyo uvuze ndabihakanye, ni ukuri kw'Imana bazabyara. Hanyuma igihe kiragera nyine, Imana, reka nababwire n'ikindi kintu, kandi mbenye aribwo bwa mbere ngiye kubivuga. Sinzi impamvu nagize amagambo menshi, kandi navuze ngo umugore arayavuga yose. Noneho reka mbabwire ibintu abenshi muzi ibyo ari byo byose. Njye nawe twari tugeze ahantu tumaze kwiheba, turavuga tutari kurabizi, habaho uburyo butandukanye bwo kubyara. Hari ukundi kuntu dushobora kujya kwa muganga twashakishije amafaranga, tukagenda abaganga nabo bagakoresha ubwenge Imana yabahaye, niba ndabivuga nitonze, bagakoresha ubwenge Imana yabahaye, tukishyura izo miliyoni 5, tukagerageza amahirwe. Turabyemeranywa, dushyiraho itariki tuzagenderaho. Tumaze gushyiraho itariki tuzagenderaho, mubyara wanjye, ndimo navuga utudetaye, mubyara wanjye akaba afite ubukwe, aba muri Australia. Arambwira turabizi, ni wowe uzambera pare. Njye uzakubera pare? Nta wundi muntu ushobora kumbera pare, ni wewe. Noneho dusanga ubukwe bwe buhuje n'aya matariki twebwe twiyemeje, twavuze ngo tuzagenda. Noneho mbwira muvandimwe muri Kristo, mbwira uyu muvandimwe muri Kristo, ndambwira narabizi David afite ubukwe kandi yansabye ko mubera pare. None wa munsi twihayeho kugenda, reka tuwushiftingeho gato, tuwigize inyuma ho gato. Noneho tuwigije inyuma, amafaranga turayashaka kandi turayabona. Turayabona. Turangije muri kwa gushiftinga ya tariki, tuvuze ngo tubyigizeyo, mbanze mbe mu bukwe bwa David, niturangiza duhite tugenda. Muri uko kwezi David yakoze ubukwe mu kwa 12, mu kwa 11 kujya kurangira arasama. Sinzi uko nshobora kubabwira, sinzi uko nshobora kubibabwira. Imirimo y'Imana. Nagiye mu tudetaye kugira ngo mujye mwumva ukuntu Imana igiye. Wenda iyo tuvuga ngo tugende, David ntambwire wenda ati mfite ubukwe, anyumvisha ukuntu ngomba kumubera pare. Twe twari dufite gahunda yo kugenda, twari kuba twagiye muri uko kwa 11. Noneho Imana irashatse nko kunyuzamo kandi nyereke, nahise nanamubwira nturabizi ibintu byacu Imana ifite ukuntu imanipira. Ntago ari
ibintu byacu n'urubyaro rwacu ntabwo ari gahunda yacu. Ndabwira ntabwo ari nudushaka tuzatuza Imana izaduha ibyo yifuza, izabiduha mu gihe cyayo dutuze. Birangiza rero abarasama, amaze gusama rero ntabwo murabyumva. Nkibaza ariko Mana tugire gute, dusare twirukanka mu muhanda? Nuko abyaye uriya mukobwa mwiza, ni na mwiza, umunsi umwe tuzamuzana hano, noneho nyine yabivuze nyine nanjye numva nyine ntari gutaha ntavuze, ariko yari yabirangije. Mu gihe mbese tukiri mu umunezero nyine w'umwana, mu byishimo by'umwana, ari ibintu wagira ngo biba binateye n'isoni noneho ku ruhande rumwe. Mu gihe tukiri mu munezero w'umwana, turimo twishima mu rugo, mbese ibintu bitangiye kuryoha, tugiye kuba tubona hari ibindi bintu bibaye. Noneho Imana, ariko se two navuze ngo Imana imaze kumvugisha kabiri, mumbabarire ni gatatu, mumbabarire ni gatatu, ariko ndizera ko nta rya kane rihari, ni gatatu. Umva impamvu ari gatatu. Noneho imaze kuduha, amaze gusama, noneho njyewe tujya kwa muganga, yajyaga kwa muganga bisanzwe bya bindi by'abadamu. Noneho igihe cyo kumubwira igitsina cy'umwana, ndamubwira nerega urimo urajya kubaza muganga, njyewe Imana yambwiye ko ari umuhungu. Noneho akagira ngira ngo hari ngo ni urwenya. Turagenda tugeze kwa muganga, imbere ya muganga arimo apima, ndambwira muganga pima, ariko ni umuhungu, my brother, gira vuba ni umuhungu ndabizi. Noneho muganga aratubwira ngo ariko se ntabwo ndimo kubibona neza, ngo ariko unabona ngo wagira ngo ni umuhungu. Noneho ndambwira rega nushaka kubibona neza cyangwa ntubibone neza, ni umuhungu ndabizi. Hari ukuntu numvise ijwi, hahita hinjira undi muganga mugenzi we, agezemo arimo apima gutya, ngo aka gahungu ngo ko kari stubborn, ni gatatu rero, nta rya kane rirabaho, nta rya kane. Rero mwa bantu mwe, impamvu tuvuze ibi nubwo twabatindije mutubabarire, ariko namwe nimwe mwadutumiye, kandi mudutumira bidutunguye ejo nimugoroba, ariko turaza. Ubu se mwebwe murumva mutakwihangana ngo tubivuge. Aha, impamvu rero duhagaze aha ngaha mwa bantu mwe, ubu turi abantu, mbabwiza ukuri, turi abantu bakorera Imana, kandi tudafite kujarajara mu mutwe, tudafite ibintu byivanze ngo tuvuge ngo turimo turakorera Imana ducanganyikiwe, twibaza ngo ese urubyaro bite, ngo twibaza ngo ese ngo akazi gute, twibaza ngo ese turajya kuri women, kuri moto, imvura nigwa turagira gute, murabyumva ukuntu dukora rero. Niyo mpamvu hari ibintu bimwe njya nicara njye nawe tugakora, nkibaza ariko se none uyu ni umudamu wanjye, ni mushiki wanjye, tukamera nyine nk'abantu babasazi, wagira ngo ni abantu bavukana nyine mushiki w'umuntu na musaza. Twaje aha duteze moto twembi, yego, nta mwana dufite, tugarutse dufite abana babiri tutateze moto, yego. Women Imana ibaho umugisha, tugarutse twuzuye kabisa. Noneho rero sinzi ikintu turi bukora, ariko twashoje. Ngira ngo hari nkomeje kuvuga kwaba ari ukurondogora, ariko ikintu tushaka kubabwira mu by'ukuri, Yesu wacu arakora. Hari akantu natekereje, ndavuga nti ibyo ari byo byose, no kugira wenda ngo Imana inisubize umwana wacu, kuko arahari tuzamubona. Birashoboka ko yari ikeneye ngo iriya ndirimbo Yesu arakora izaboneke, yari ikeneye ngo idutinzemo gake, noneho tuze kugira nimara kudusubiza duhite tugira inspiration. Hari umumama wampamagaye arimo kurira, ari muri Amerika, arambwira ngo narwaye indwara ikomeye. Maze kurwara indwara ikomeye mu bitaro bikomeye muri Amerika, barambwira ngo nta muntu turabaga iyi ndwara ngo abeho. Rero niba uhisemo ko tukubaga urapfa, ariko twe twakugira inama, genda ugume mu rugo, indwara yonyine izaguhenangure. Arangije aravuga ati ariko nkurikije ububabare ndimo kumva, uwo ni umuntu umwe ngiye kuvuga mu bantu benshi, nkurikije ububabare ndimo kumva, ntabwo nakwemera ko iyi ndwara izarinda kunyica, mumbage mpfe birangire. Ahamagara umugabo we yari hano muri Afurika,
aramubwira ati nsize umwana kwa mukuru wanjye, uzanderera umwana neza. Aramusezeraho birarangira, barasezerana birarangira. Yinjira mu iseta. Ageze mu iseta umutima ngo uramubwira, iriya ndirimbo yari imaze iminsi mike isohotse. Umutima uramubwira ati ariko waplayinga mbere yuko bambaga, waplayinga Yesu Arakora. Ajya kuri YouTube aplayinga Yesu Arakora. Indirimbo iratangira iravuga ngo Imana ituye inyuma y'ibihe. Ibihe iyo bihindutse, iyo ntabwo biyikoraho kuko ntabwo ituye mu gihe, yibereye mu kandi kadugudu kari inyuma y'ibihe. Iyo ntabwo bijya maze ngo azamukanamo kwizera. Baramubaga amasaha 16. Ariko nyine namwe murabyumva ko ari we wari urimo anyihamagarira. Murabyumva ko atapfuye. Niwe wari urimo ampamagara ambwira uko byagenze. Uwo ni umuntu umwe mbabwiye mu bantu benshi batubwira ngo iyi ndirimbo ntabwo ari mwe mwayiyandikiye, iyi ndirimbo ni nge mwayandikiye. Bantu benshi batabarika bakaduhamagara gutyo. Nkavuga ni birashoboka ko Imana se n'ubundi yabaye itwaye umwana wanjye, nanjye nzamusanga nzamubona. Ariko yagira ngo wenda abantu benshi barimo gucika intege bumva ko ibintu bikomeye, bamenye ko Yesu akora. Rero bavandimwe, nsabye imbabazi zo kurondogora, mumbabarire nimurangiza kumbabarira, munsabire umugisha, nanjye ndagenda ndimo kubasabira umugisha. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka tugihagararanye nabo, nagira mbabwire ngo inda nyinshi zafungutse. Amen. Iyi tariki nushaka uyandike. Waba uri kure, waba uri hano, uku kwezi kutararangira uratwita. Haleluya. Igihe bariho bararamya, umwe akavuga, hakaza indirimbo, hakaza hari operasiyo mu mwuka. Yesu yari harakora hano mu buryo budasanzwe. None nagira ngo usabe wowe none uhibereye. Nawe uri kure wahagarara aho uri. Ushobora kuba wizereye mukuru wawe, ushobora kuba wizereye murumuna wawe, ushobora kuba wizereye wowe ubwawe nawe utaratwita, ushobora no kuba ufite umwana mukuru utegereje urubyaro, warategereje ntibirakunda. Abo bantu ndavuga bose bahagarara. Ushobora kuba ku bwawe, kuba wizereye, murabizi ko mujya mwizera abantu bigakora. Yesu arakora. Iyi ndirimbo ntabwo ari indirimbo y'igihe runaka, ni indirimbo y'amateka, kuko yaturutse mu bise byo kwa Ben na Chance. Ndashimira Imana cyane. Nagira ngo mbasabe duhuje umutima. Pastor Calixte ngwino nawe duhagararane, ngiye gusaba Chance na Ben bafite uko bari buherekeranye. Umukozi w'Imana Calixte we turi kumwe no ku cyumweru, turi kumwe, mugureke dukomere Imana amashi. Haleluya. No kuba yicaye muri aya mavuta, no kuba yicaye bishoboke ko Imana yamuraritse ngo dusengera abantu. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi niba Imana yari yahaye network, ndumva ubushize narabivuze mbabwira ngo niyo ngiye kubwiriza ahantu, ariko nkasanga rezo hari abantu bayifite, ndavuga ngo nzigisha ikindi gihe, ariko nzi ko Imana yanzanye kugira ngo dufatanye. Rero uyu munsi hari ikintu kidasanzwe muri uku kwezi, nagira ngo basenge, dufatanye, bo basenge. Kristo wera we, wera wa Isiraheli, Imana iri hejuru ya byose, duciye bugufi cyane imbere yawe Mana. uri Imana ituye turimo turavuga imirimo yawe ikomeye twagiye tubona mu buzima bwacu. uri Imana ikomeye, uri Imana yumva gusenga, uruhungiro bwacu n'imbaraga zacu, uri Imana idukunda, igambirira ibyiza kuri twe. ugira neza uro kwizera, umugambi wawe uhora ari mwiza, umugambi wawe uhora ari mwiza kuri twe Mana. Ndagushima ko umunsi ku wundi ugenda tugenera ubuntu budukwiriye, nubwo tukiheba, nubwo ducika intege, ariko uri Imana ijya idusubizamo imbaraga, kandi uri Imana ijya yumva gusenga. Ntabwo uri Imana itwirengagiza, ntabwo uri Imana itatwitaho, ntabwo uri Imana yabuze urukundo. Uri Imana yadukunze kuva kera kera. Uri Imana yabanye natwe mu bihe byose, ibihe bikomeye, mu bihe byiza, ibihe byose twarakubonye Mana. tuzakunamaho, tuzavuga imirimo y'ibitangaza byawe, tuzakuvuga ku bakuzi n'abatakuzi,
tuzakuvuga ku manywa na nijoro, turambuye ibiganza byacu mwami, turagusaba data kugira ngo ubwoko bwawe buteraniye aha hantu, abaremererewe n'intimba, ibibazo bitandukanye, abatarabona urubyaro mwami, uri Imana itanga urubyaro, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zigendagenda, imbaraga z'Imana zikora imirimo, zihindura ibintu bikomeye. uri imbaraga zanje Mana. Haleluya. yagutakenda bizi kuzunyumva Kristo. Mana ngira ibihe bidashira. Irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushawe. Abaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Ni kenshi tuza imbere yawe ducitse intege, turira tuniha tuboroga, ariko wowe Mana we, Uruwera Mana we, ni wowe Mana igira irira ryose rimanutse riva mu maso yacu. Uri Imana igitubera igisubizo, uri Imana idatuma tumwara, uri Imana idatuma dukorwa n'isoni, uri Imana ijya yumva gusenga kandi igasubiza. Imbaraga z'Imana zakoze umurimo mu buzima bwawe, izo mbaraga zihindura uyu munsi. Umuntu wese uteraniye aha wa Mana we, umuntu wese uteraniye aha wakuramburiye ibiganza Mana, umwiteho, umurebesha amaso y'imbabazi, mwibuke kandi umugirire neza wa Mana we. Mana umugirire neza Mana, umukozi ikiganza cyawe Kristo, byiringiro bidashira. Mana nyirimpuhwe, Mana igira neza, icyubahiro ni cyawe no gukomera n'ibyawe bihe byose Mana. Nta yindi Mana kwizerwa no kwiringirwa, n'ibihoraho ntibigatume uteshuka, ureke Imana, Imana idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo, no mu bihe nk'ibyo biruhije. Ubwisezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Uduhe kuguma ku isezerano ryawe. Uduhe kongera kuzirikana ko uri Imana ikora, uri Imana itari bayari, uri Imana yuzuye ububasha bwinshi, uri Imana yuzuye gukomera kwinshi. Hallelujah. Himbazwa Mana, himbazwa Mana, himbazwa Mana, himbazwa Mana. Kiranuka uruwara mwami Mana yacu, nzahora gushima, nzahora kuvuga, nzahora mvuga imirimo yawe, nzahora mvuga ibitangaza byawe, sinzahwema kukuvuga buri munsi. Nzakuvuga bwije bukeye, nzakuvuga ku manywa na nijoro, nzakuvuga kuva mu kwa mbere kuza mu kwa 12, nzakuvuga Mana, mvuga imirimo n'ibitangaza byawe wakoreye ubugingo bwanjye Mana. Ndakwingiza ngo umuntu wese uri hano Mana ugushaka umwiyereke Mana, umuntu wese uri hano wumva Mana kwifuza umwiyereke Mana, ufite ikibazo icyo ari cyo cyose Mana ugikemura kuko urabishoboye, utuye inyuma y'ibihe, uri itangiriro, byose biri mu kiganza cyawe Mana. Izina ryawe nirihabwe icubahiro, izina ryawe nirishimwe, tugukomera amashyi mu izina ryawe Yesu Kristo Mwami wacu. Hari indirimbo baririmbye ivuga ngo n'abaranyijije umubabaro wo mwibanga. Nayitekereje umubabaro wo hehe? Wo mwibanga. Imana igukiza umubabaro wo mwibanga. Haleluya. Haleluya. Alekele boshile bosatala alebosite kele boshite. Kansabe Pastor Calixte azamura ijwi asenge
asengere n'umuntu ushaka kwiyegurira Imana. Mana y'amahoro mu izina rya Yesu, izina ryawe ni ryiza, kugutunga birimo ubutunzi bwinshi. Si impanuka kuba umuntu wabaye muri teraniro muri uyu mugoroba akumva ubu buhamya, akumva ijambo, akumva indirimbo. Ni wowe wateguye kugira ngo abe hari. Uri hano umutima we ugishidikanya yumva yakora iki, turamusengera ngo afate imibereho ye ayegurira Imana, afate ubugingo bwe abwegurira Imana, urugo rwe arwegurira Imana. Nawe rya hema ryawe rize ritwikire urugo rwe, ritwikire imibereho ye, ritwikire kubaho kwe. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo. Nta kikunanira, turabizi uri Imana ishobora byose. Ni nacyo gituma tukukurikira, ni nacyo gituma tukuvuga, nuko dufite ibihamya bigaragaza kuri Imana ishobora byose. Girira neza buri wese wabaye muri aya materaniro, ufite ibibazo bitandukanye muri we, ariko yiteguye kubona igisubizo giturutse kuri wowe. Mwuka wera nagendagende mu mitima y'abaraha, amaraso y'umwami atwikire bene data. Dusabiye umugisha uru rugo, baduhaye ubuhamya budusubizamo imbaraga, tubasabiye umugisha. Haracyari ibyiza imbere bateganyiriza, haracyari umunezero bateganyiriza. Turabasengera ngo ububakire bakomere. Turabizi ko umwanzi atishimye, n'abandi bamukorera n'abakorana nawe, ariko waratsinze. Turabashinganisha mu maraso ya Yesu, ukomeze ubarinde, kibitsanyo wabahaye ukibarindiremo. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Dusabe umugisha aba women bose, dusabe umugisha umuyobozi Apostle, umushyigikire. Abantu baravuga, n'igihe Yesu yakoraga abantu baravugaga, ariko hari uwo yakijije w'imyaka 38, aramubwira ngo ikorere uburiri ugende ubivuge, ukubaza uvuge ngo wankijije niwe wavuze ngo nikorere. Hari ibyo wakoze tutazaceceka, tuzagenda tubwira abantu tukavuga ngo wankijije. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho tanga umugisha kuri buri wese wagize icyo akora kugira ngo iri teraniro rigende neza. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Merekeza amaboko hano umusaba umugisha. Haleluya. Ese y'amazi wayumvise twatangiye tuvuga? Ese hari umuntu yumvise amazi mu buhamya, yumvise amazi atemba mu mutima? Ndabasaba ntimutahe bisanzwe, muhaguruke dukomere Imana amashi. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Pastor Kariste abaha intasho. Ntabwo mwagenda mutumvise intasho z'umukozi w'Imana. Mariya narabasuhuza. Hanyuma najyaga ngira ngo nigewe na Mariana tubayeho neza, tunezerewe. Ariko famiye. Nubundi indirimbo zanyu ndazicuranga ziranderanja cyane. Kuri YouTube mu cyumba cyanjye nizo ziba zirimo. Ariko ubu muzi ko ubushize muza twahuriye hano. Uzi ko aza twari ni jewe twahuriye hano. Biragomba ko tuzanywa ikawa. Ni ngombwa. Kandi nkaba ari byo yishyura kugira ngo neze. Cyane. Rero ndabasuhuza ku bwa madamu, namubwiye ko nje hano kandi mbabwira ko nje mu madamu. Ariko aba bantu, ariko deka mbabwire, gukizwa nabi bisa nko gushingirira amashu. Burya amashu ntabwo arandaranda, arimera burya. Ntimuzashingirira amashu, muzakizwe neza. Bibamo umunyenga. Imana ibaho umugisha hamwe natwe. Amen.